hamengera ntishurirwa iby'Imana yagiye inkorera uburinzi bwayo ubutabazi bwayo ubwo ndi umwana mutoya rero najyaga kwiga bisanzwe niga ibyo twigaga bya Korowani tukajya kuvuga dawa mu giturage yo ngiyo za nkamba za Ruramira tukagenda buri bana tufite imyaka nka 12 tukagenda tukavuga uko twaga twigishijwe tubivuge tukajyana umwe hadisi nk'ebyiri undi ebyiri tukagerayo tukigisha inkamba tukageraho umwe akabati ka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atahibba nas ma tuhibbu nafsika bivuga ati ariko 2008 hagati aho ngaho niho naje guhura n'agakiza 2008 nzagura n'agakiza uko ni muri pariki nagira ngo utya uko akanu kankanga ni Yesu we akankanze ni Yesu we abo turi kwavuga ese Abdu kuvuga Yesu kandi umusilamu nanibagiwe naho Yesu yatangiye kuza ntazi ko yaje muri ngiye ariko yaje buhoro telefone ibirimo byo kwitabira indirimbo zo kwitabiraho ntajya kujya nitaro ku ndirimbo ndayibuka icyo gihe hari indirimbo yari imaze iminsi yadutse uvuze ngo ndaje mu bwiza bwawe ndaje ndeze ugutwi mbwirijwe igihe byongorera ndibuka rero yashyize muri telefoni ariko Imana nigende yitoranyiriza uko umuntu azagenda ahinduka buhoro. Oh haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora bakunzi bagusengarwa abari mu gihugu cyacu twongeye kubasuhuza abari ku migabane itandukanye y'isi namwe tubahaye ikaze abadusengera inshuti zacu turabaramukije kandi turavuze ngo Imana ibamugisha mu kudusengera mu kutugira inama Imana ibamugisha uyu munsi ntibisanzwe murabizi ko hari igihe tujya tubazanira ubuhamya abantu babasangiza ubuhamya bw'ahantu Imana yabavanye ibyaha Imana bakuyemo indwara yabakije muri kano kandi ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana Imana yavanye mu byaha yavanye ahantu hakomeye hatandukanye agiye kubasangiza ubuhamya bwe agiye kubabwira ubuhamya bw'ahantu Imana yagiye mukura ndazi neza ko bufite aho burakuvana n'aho burakugeza ndagira ngo urarekire umuntu wese ukunda gusengarwa nuzumva linki umurarekire ukurikira ubuhamya bwa bene data bw'ibintu byinshi Imana yamukoreye mu kanya mugiye kumubona Imana yamuvanye ahantu hakomeye nkuko nawe harana Imana yakuvanye shuti rero mudukurikiye muri Amerika muri mu Busuwisi muri ku migabane itandukanye y'isi mbahaye ikaze gukurikira ubuhamya bwa mwene data kandi buri mu byiciro bitandukanye reka utange tusenga Imana twinginga Imana kugira ngo izaba ari namwe ubuhamya kugira ngo buzafasha abanyarwanda ndetse n'abandi batuye ku migabane itandukanye y'isi bumva urimo w'ikinyarwanda murakoze Imana mu izina rya Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana ikura mu rupfu uri Imana ikura mu byaha uri Imana ikura ahantu hakomeye uri Imana ikura mu bibazo uri Imana ikura mu gahinda uri Imana igihe umuntu agakiza ikamuruhura umutima uri Imana igifata amateka y'umuntu ukayahindura umuntu ari ukuntu yitwaga ugahindura amazina uri Imana igidukiza ikimwaro nushimwe nuhabwe icyubahiro dusengeye mwene data ujye gutanga ubuhamya umuntu wese ubuhamya buzajya muvana buzajyaho mugeza kandi buri muntu wese uzakurikirana ubuhamya azahemburwe nabwo kandi buzavura imitima buhindure benshi mwami kuko Imana twizeye no twakurikiye tuguhaye ikaze ngo wenda umufashe muri byose kuvatangiye kugeza yarasozera mu izina rya Kristo wa Nazareti amen tuguhaye ikaze mukozi w'Imana ni kari kuri gusengarwa ubwira abana amazina abadukurikiye karibu ndashoboje mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu amazina yanjye nitwa Kwizera Emmanuel ubu niko nitwa nteranira mu itorero rya Karambo ni naho nakirijwe ariko mu buryo guterana ubundi bwite iwacu
ni Rwamagana, niho n'ubu naje nimuka ntuye muri Kigali aha ngaha, ariko ndi umukristu wa paruwasi ya Kigabiro, umudugudu wa Kigabiro, aho nataniraga ntaravayo ntarimukira inaha i Kigali. Umwanya nk'uyu rero ndi i Kigali muri Kigarama, niho ndi mu buryo bw'akazi, ariko nkaba nishimiye ko uyu munsi naba ndaha tugasangizanya ubuhamya Imana yagiye inkorera, indemera ubuhamya, irangiza inkura ahantu kure, inkura mu magana y'abanyabyaha, impagakiza igitangaza. Amateka yanjye rero, ndi umwana mutoya, nakuze iwacu turi abasilamu i Rwamagana, aho bita Abaswahili no mu rugo, ndahakurira mpegera amashuri primaire yose. Ariko nyitangira kumenya ko Imana, nibwo nabihishuriwe mu minsi yashize maze kubona agakiza. Nakijwe 2008, kuva icyo gihe 2008 mu kwezi kwa kane nibwo nakijijwe, nyirizwa mu mudugudu wa Karamba muri paruwasi muri Gatenga, niho nakirijwe. Hama ngera mpishurirwa iby'Imana yagiye inkorera, uburinzi bwayo, ubutabazi bwayo. Ubwo ndi umwana mutoya rero, najyaga kwiga bisanzwe, niga ibyo twigaga bya Korowani, tukajya kuvuga dawa mu giturage, iyo ngiyo za nkamba za Ruramira, tukagenda buri bana dufite imyaka nka 12, tukagenda tukavuga uko twaga twigishijwe tubivuge, tukajyana umwe hadisi nk'ebyiri, undi ebyiri, tukagerayo tukigisha inkamba. Tukageraho umwe akabati ka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, atahibir nas ma tuhibbu nafsika, bivuga ati intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'umugisha, atukunde mugenzi we nk'uko yikunda ku mutima wawe. Ariko ibyo naza ngewe nkongera nkasiga mu Kinyarwanda, mvuga ati Mana yanjye, ndagusaba uzampe kuba umusirikare, kandi Mana ndagusaba uzampe kuba umushoferi, kandi Mana ndagusaba uzampe umugore bahesha izina ryawe. Ariko byo simenye ko Imana ibyumva. Ndi umwana muto, imyaka 12, mbaho ngaho ndakura, njya mu gisirikare ndi umwana mutoya. Nkimara kugira imyaka numva agatege njya mu gisirikare. Cya cyifuzo cyawe cyaje kugerwaho cyo kuba waba umusirikare? Cyagezweho, ariko nibuka ko Imana iyo wayisabye, ubu uri umusilamu, ubu utari uri umukristu, umuntu wese Imana iramwumva. Ubwo naje kuba umusirikare rwose mfite imyaka 16, mba nyinjiye mu gisirikare, abacengezi bateye muri cya gihe cy'97, ndagato kugira ngo nanjye ngume gutereka nanjye ngiye gufasha abandi umusirikare. Ndayaba umusirikare, ndakanda gatoya, nubwo mfite n'amafoto y'icyo gihe, ndakanda gatoya butama ntiwareba. Ariko Imana irandinda, njya mu rugamba ndarwana, nta rugamba ntarwanye rwo mu burengerazuba, Gisenyi hose nabayeyo, yewe na Kongo twambukayo tugiye gushaka abahungabanya umutekano wacu. Nabwo Imana irahandindira rero, kugira umenye ko Imana yumvishe gusenga. Ya masengesho wasenga gukira umwana, ayo ngayo ndiyo muri bari kare naje kubwira Imana, ndahantu hari hagoye, ndego tuwamano ko ndagusabye ngo mbe umusirikare, wankwe nako nzagushima, kuko byari bikomeye. Urumva urugamba, ururwano utari no mu gihugu cyawe. Naragize ibyago, numva amashushanya yarapfuye, ariko sinabona nubwo nza kumushyingura muri za 99 aho. Muri icyo gihe wari ukiri umusilamu? Nari ndi umusilamu. Yego. Noneho ariko ubuzima ndimo mbwira Imana ati Mana, ko nagusabye ko umusirikare wambara ukankura nako nzagushima. Haciye igihe ntazi gito cyane, amezi nk'2, numva barahamagayeho n'abaga ati turashaka kanaka. Numva nisanga mvuye muri Warikare, yongiyo hafi ya Masisi, nisanga ku Gisenyi ati ni Kigali bashaka. Nisanga mbaye umusirikare wa Kigali. Aho kugira ngo ashime Imana sinabyibuka, ahubwo njye mu byaha. Ko wayisabye ngo izagucyure urabyibagirwa? Ndabyibagirwa.
nigira mu kabari turanywa turinezeza ndasinda ndasambana njya mu byaha ariko icyo shimira Imana yumva gusenga ntago ihura umuntu ngo imwicire mu byaha ubwo Satani ashaka kutwica mu byaha ariko Imana yo ntago yemera ko umuntu wayo yo yatoranyije agwa mu byaha yarandengeye yewe nta na sida nakuye muri ibyo byaha ahubwo Imana yarahandindiye mbamo igisirikare ndagikora neza uko amabwiriza ayobora umusirikare ndagerageza ndakora igihe kiza ndasezera mbona ubuzima aho amahoro twaharaniye yabonetse njya kwikora ubuzima busanzwe ngeze hanze ubuzima buranga abantu baranyiba bona nizeye baranyiba abantu baranyiba bona nizeye baranyiba hanyuma Imana y'Amana haleluya y'Amana ishoboye byose yaje kumpa akazi mu buryo bundi bw'igitangaza mbona akazi muri pariki y'Akagera muri 2004 nkoreramo ndakora 2004 ndakora mukozi mwiza ndakora ariko 2008 hagati aho ngaho niho naje guhura n'agakiza 2008 nzaguhura n'agakiza uko ni muri pariki nagira ngo utya uko akantu kankanga ni Yesu we akankanze ni Yesu we abo turi kwakavuga ese Abdul kuvuga Yesu kandi umusilamu nanibagiwe naho Yesu yatangiye kuza ntazi ko yaje muri ngiye ariko yaje buhoro telefone ibirimo byo kwitabira indirimbo zo kwitabiraho ntajya kwegera nitaro ku ndirimbo ndayibuka icyo gihe hari indirimbo yari imaze iminsi yadutse uvuze ngo ndaje mu bwiza bwawe ndaje ndeze ugutwi mbwirijwe igihe byongorera ndibuka rero nshyize muri telefoni ariko Imana nigende yitoranyiriza uko umuntu azagenda ahinduka buhoro nabwo wari ukiri umusilamu nabwo ndacyari umusilamu ariko indirimbo z'abarokore zikagenda zigukura nkumvira ndayikunza nkashyira muri telefone nkanyitabiraho ku buryo iyo wayitabiraga uri kumwe n'abandi basilamu bakubwiraga ngo iki barabaye ibyo n'ibiki biri muri telefone yawe ibyo ni ibiki ntakataka indirimbo ndayikunda ariko njye ntabwo nzi ko Yesu yatangiye kugenda aza mu buzima ntabizi nuko n'abandi baje kumenya agakiza ati burya nacyagiye wavugaga Yesu uri umusilamu kandi burya yari akuri mutabizi ntabwo nari mbizi muri iyo minsi rero mba muri pariki mbayemo igihe kigeze hari umuhungu wari inshuti yanjye noneho afite undi muntu baziranye bari gusenga hanyuma uwo muntu bari kumwe niwe wabwiye twari twirirwa umunsi twaribonanye umuntu w'umunyamasengesho amuga ati hari umuntu mwirirwanye mwatandukanye nimugoroba uwo muntu akunda Imana kandi Imana yaramushaka wa wundi arambwira ati yewe Imana igiye kukugirira neza ndamwihorera numva nibisanzwe umuntu wamuhanuraga akampanura njye ntago muzi n'uyu munsi ntago muzi no kuvuga ngo ubutumwa bw'Imana yabucishaga muri ya nshuti yawe mu nshuti namenye kubera indi nshuti none kuko nari ndi kumwe n'uwo muntu uwo munsi atumwataruka nimugoroba wa undi agahita amenya umuntu koko bamaranye amasaha baganira ko ari wowe kari ngiye agahita ampamaga akamubwira ati Imana igiye kukugira neza no kuvuga ngo uwo mukozi w'Imana ntabwo mwigeze muhura amaso ku yandi semuzi kugeza munsi n'uwamusengeye ampanura ko Imana izankiza n'amaso ibyo ni ubundi mu buhamya bwanjye mfite hari bwinshi mfitemo ubuhamya intangiriro y'agakiza nkijijwe maze gukizwa nawe n'ibindi bigoye nza guhuma ariko Imana iba mu ruhande rwagira ngo ati nzaguhumura nzagukiza n'urukoze azakorwa n'isoni naje kubibona koko mu myaka ine ndi impumyi ariko Imana iza kumpa agakiza irampumura narahumutse ndabibona nkuko yahumuye Batoromayo kera n'ubiracyahumura haleluya yarampumuye ndabibona imyaka 2012 ndahuma 2013 na 4 ndahumuka ubwo turacyari hahandi nyine Imana igutuma kuri wa mugenzi wawe izakugerera neza uwo rero yaje kongera bukeye undi munsi wa wundi aramubwira ngo wa muntu Imana igiye kumugirira neza none ngende ndavuga se wa wundi arongera bimbwira
ati Imana igiye kukugirira neza. Ndamwihora ntacyo nari mbiziho, ariko inyuma gatoya muri kwa kundi umusilamu nza kujya mu isoko Nyamirambo, ni muri 2000 ndumva icyo gihe, ni muri 2000, hari muri 2007 aho ngaho. Umuntu arambwira ati mugure utuntu sengeri twenda twimbere amasogisi shima mvirope nje arambwira ati garuka ngura umusore ati ndaza. Arambwira ati nubwo mbona ndasenga Imana ikambwira nti rero muri iyi minsi ni ugushyira imbaraga mu gusenga. Ndakaza ko ndasenga. Ati wasibye nkubwira ni ukwihana ukacya umwami Yesu neza. Ndamwihora ndigendera. Arambwira ati nubwo ugiye, ati Imana yarambwira ati muri iyi minsi igiye gushyira imbaraga mu gushaka abantu bayo. Ndamwihorera ndagenda. Maze kugenda ibyo yambwiye birengeje aho ngaho, ariko ibyo yambwiye narongeye ndavuga ati koko ubwo nanakijwe muri iyi minsi nibase ndi muri ba bantu muri iyo minsi nanjye babonye agakiza. Ubwo rero ndangije muri iyo minsi uwo ngo akimara kumbwira ibyo, umuntu twakonaga mu Kagera muri bwa buraya nabagamo, nubwo ndi muri pariki y'Akagera hacamo amezi nk'atatu nkajya mu buraya. Ubwo rero nagiye kunda umunsi umwe banyiba inkweto, banyiba imyenda, ntacyo nasigaranye usibye agasengeri n'ikabutura imbere. Ariko muri kwa kunyiba uko namanitse imyenda aho ngaho, uwayitwaye simuzi naho bagiye. Nkaba nafite inshuti yanjye twakoranaga mu kazi kera, wenda singombwa guhita muvuga n'izina. Noneho bukeye mubonye ko abanyibye, kuko indaye nahongaga mbere ari namuhoka aho nkora imyenda muri famiye. Maze kubona imyenda ngaruka afite fiyeri, ndavuga ati kanati uri hehe kurusha umutekano muri Kigali, none bakaba abajo bananyibye sha. Aturi he mpagusange ndi hano kwa Kanyaruhengeri, ubwo hari hafi y'Matimba kuri 40. Noneho ahageze abonye indatwe nkeka mu banyibye, ndavuga ati abanyibye ni hano. Iyo ndavuga ati afande de bamwibe hariya. Arambwira ati abuduwe turasabye gusa, ati niyo wajya mu nda wajya muri zira nkende. Ibyo ndabyibuka rero n'ubisone zirankoze. Ndavuga ati umbabarire ntuzabwiye kanaka na kanaka, nsibivuze aha ngaho kuko ndivuze hari ababazi bamenya. Ntabwo ari ngombwa kuvuga amazina y'abantu. Umbabarire ntuzabwiye kanaka na kanaka ubigire banga. Birangira dufasha abo ngabo tubajyana kubafunga. Tugezeyo umusore umwe ati mumbabarire ngewe rwose ntimumfunge, ahubwo abajura bibi bintu nzaho babishyira nkaba nababereka. Noneho nundi twari kumwe bari bibye ku ruhande, nawe twarabasore twese twagiye kwa maraya. Nawe ndavuga ati rero reka twegumza kwisebya, ahubwo reka tubabare twigendere, igihe nikigera baraduhamagara tugaye ibintu byacu byagiye. Ubwo ngiye bantwaye 40,000, bantwayemo telefone ya Tarakom. Icyo gihe hari telefone zitagira simukadi. Iyo telefone niyo yampesha agakiza. Telefone idafite simukadi. Iyo niyo batwaye n'imyenda baragenda bayigurisha mu Karambo. Mu Karambo Igikondo. Mu Karambo kaga hafi mu Gatenga. Yego ndahaba. Aho niho nakirijwe kubera ya telefone. Numva ko Imana umuteguro wayo nta muntu nakirijwe, nta muntu mbwe ngo Yesu agira neza. Ariko umwanya ashaka umuntu, Kristo ashaka umuntu uzaroga ubugingo ntaga mubura. Bisashima. Ndangije telefone aciye amezi 3, nibwo hagati aho wa muntu yaje kumbwira ngo Imana igiye kungira neza, naho Imana irimo iratunganya inzira zanjye ntabizi. Ako kanya akibimbwira mbona umuntu dukorana arambwira ati waje nkakwereka ahantu hari telefone yanjye barimo kuyikora, wazava muri recuperation kayinzanira. Twakonaga mu Kagera n'umugide. Birangiye tugiye kuyireba, mpabonye ati tugere nyereka aho nagura indi telefone Rwamagana. Tugenda mugeza kwa alimentation aho ko yo bita kwa Rwabukamba. Aragera agiye kugura isa nk'iyanjye bibye yindi bakwibye. Aguze isa nkayo mpita nibuka ko iyo telefone numero yayo ndayifite mu mutwe nyine, kuko na simukadi yabagamo ngo barahindura, cyabaga kiraho nta simukadi bamo. Nkopoza ya numero numva kirasona. Irasona. Isonye nitabwa n'umukecuru mu mama.
ndabwa halo ninjye banyitarike nindaje nje Kigali ariko mvuye ku Gisenyi korode arampaye bitege ngo nkuzane ndagusanga hehe baramujejeshaga ndamuje kugira ngo ngende ibonera iki telefone yanjye n'amafaranga 40 n'imyenda babyibanye noneho aranga tonoze ukajya Nyabugogo ufate taxi kugeze Rwandex nujya Rwandex umpamagare nkuyobore hondi mitako kanya mpamagara umuyobozi ushinzwe umutekano muri Kigali ndamubwira ati afande imeze bitya banyibye telefone twavuganaga n'ibintu none nabikora gute ati ngwino nuhagera urambwira ngufashe mise mfata cege habagaho okapina na sotara mpita nkatisha muri sotara niho nafite ubukarita ndagenda gatanga direct mitanzi Kigali ngeze kwa Rando mvamo ndamuhamagara none Kigali nahageze atahubwo imodoka ipfiriye hafi aho ngaho ya Rwandex waza tukahurira ukajya nkaguha ibyo bintu byawe atereka arangije nawe kamanuke turamanuka ndagenda mpaje turahurira kuri telefone ngera muhamagara ariko ngena bwa polisi tumanuka bambaye civil baragenda kuri telefone duhamagara tumucakiye naho tumuhamagaye mu masengesho ku wa gatanu yo mu Karambo ku mudugudu wo mu Karambo uwo muntu wari ufite telefone yawe uwo mama wari ufite telefone yari ari mu masengesho yari mu masengesho ku wa gatanu naho ubwo mu Gatenga Imana irashaka uza gukirizwa muri aya masengesho yego haleluya aho rero ni ukuboko kw'Imana kubonye njewe ubwo ndangije ako kanya turamufata abapolisi twebwe turapolisi ba brigade Gikondo tugende tukwereka umuntu utubwire ku munsi mwambabariye se nkabanza nkabwira abo twari turi kumwe aho ngiye uko bimeze rwose mukava nakanya gato twamugiye tuje kuri brigade tumaza ya telefone wayikuye he ati telefone yiguze n'umuntu nawe ari umuhungu we ambwa kariyo kugira ngo abone amafaranga ajya ku ishuri ati yewe na chargeur yayo na facture yarabigumanya arambwa ati musigaye 5,000 nimba imuhazayi azabimba kandi ngo ngiye n'ingiye ufite chargeur na facture yayo yego mbifite aho kuri hotel Akagera Game Lodge niho nari twabaga nk'umugaride no kuko nkizwe cyo nabaga niho narindi kitangaza Imana yagikora umuntu bamuha convocation ngaje kwihereza umuntu wamwe wamukoresheje telefone uwo muntu ngari murambi none nanjye nkuje numvira ko afite kibari uwagenda tukajyana n'uwo muntu ngitamufata dose nyidangiza turagenda tugeze ndamuhamagara nsagara nagenda amasinyara yambaye kasike kuri moto ni igitangaza cy'Imana yumva ko namusinyara ahagarara ndagenda ndamusanga ntitugendane tukikureba umuntu convocation y'umuheno y'imamubona n'ubundi muhite mufata ndebe ko ibyanye nabibona kirikare twagiye tuganira buhoro turagenda nawe yabwiye by'Imana turagenda arambwa ati rero kambanza nje hano mbwira abantu twari kumwe ku rusengero uko ngiye gutanga convocation hanyuma nze tugende ndavuga ati nihagarara ngahasi cyangwa nze dukomezanye ati ngwino twarakomeje intambwe ku yindi ngera mu rusengero hari mu rusengero cyangwa mu cyumba cy'amasengesho hari mu rusengero niho bakoraga amasengesho icyo gihe kwa gatanu urumva ni muri 2008 mu kwezi kwa 4 yego ndagenda barinjiye rwose urusengero rwari rukiri ivumbi n'intebe z'utubaho ubu rwabaye rwiza ntabwo rwabyara abantu bazi kuvuga ngo rugumeze be kwa kundi uruma amakaro meze neza nacyo rwari ivumbi bakubita akagoma kubatereka ku ntebe n'umurishyo ndabyibuka aranyemara kugerayo nice ku ntebe y'urubaho n'abandi bicaye ku misambi n'ibirago biraho wowe ikikuri mu mutwe n'uburyo bana telefone yawe no gushaka telefone yanjye ngiye gushaka umujuru noneho ako kanya uwo mubyeyi yinjiyemo ati rero muzi ko navuye ahangaha mbabwiye ko ngiye kura umushyitsi uwo mushyitsi murebana uriya mupapa wicaye hariya ubwo nari natebeje nambaye neza rwose nk'umusirimu ati kandi ubwo muri hariya dufitanye urubanza ngiranye urubanza n'Imana ahubwo ngiye aho ngaho neza aho mu rusengero nubwo mureba turi kumwe nagiye kumura dufitanye urubanza ndagena urubanza n'umuntu w'Imana ahubwo ngiye n'ingiye rufite urubanza n'Imana ndabizi wowe wagiye ugiye gufata kumbe hari uwagupangiye kugira ngo mfatwa ahubwo uko noneho ndangije
arangira ati muzi ya telefone naguze nyuma y'iyange bibye ati niyo uramupapa kandi bahibanye n'ibintu bye bihenze bakabe baramfunze atariko yansaba imbabazi yamvugiye neza. Tubwo rero nari ngiye kugira ngo nze mbabwire ko bimeze hanyuma munde kure njye kureba uwo muntu waba warangurishe telefoni koko atari yanjye mwereko wayingurishije ari we duha konfukasiyo. Noneho uwo mugabo rero wari uyoboye gahunda yari abantu binjira batwibwire ntabwo ati njye nitwa Buduna tutse mu Mutara ibyo gusa ibyo ikindi se noneho umva ntabwo nari nzi ko abantu bivuga ako kanya wanda rufite umurishyo n'ingoma arabata yigisha ijambo rimwe yigisha ukuntu ngo Yosefu yaragiye kubenga umwari Mariya kuko yamenye ko atwite inda y'umwuka ngo wera. Marayika ati wibemba umwari wawe ndafite niyo umwuka wera murindire azayibyara umugire umushake kuko ndafite niyo. Yosefu amaze kumenya ibyo abarindira hanyuma ako kandi yigishije iryo jambo byonyine ageze ahita avuga atabudu rero ahita koza ahanzaho ati ihana ibyaha byawe koko hano ari aheraho Uwiteka ihana ibyaha byawe n'ibitukura tukutuku Imana irabyeze ikabya nka sheregi. Niko yavuze akaseba abantu byo bambwira n'ibiki ariko ko abivuzeho mu mutwe wanjye kagenda ukurura byinshi nkajya ndebye abantu ukuntu bameze nkabona abaturage urumugene menyera bambara za mini na za meshi nkabona ukuntu bameze Satani yaratarandekura neza nta abaturage nta kigenda hano habi bagayitse ariko igihe kigeze avuze ibyaha nibuka ko nabwiye Imana ko nzayishima aho narindi habi none havuze ibyaha ndabikurura kajya ubibona byose none nkurura ibyaha muri iyo minsi nashyiragamo izo ndirimbo mu mezi make yagiye amfata yasema gutegura inzira y'agakiza yanjye ndimo guhindura izo ndirimbo ashyiramo indirimbo nkajya nitaba mu ndirimbo zisona za gospel nziza zivuga ngo ndaje mu bwiza bwawe nteze ugutwi byongorera mbwira. Muri iyo minsi nkafite amafoto muri telefoni butelefoni bwiza kwaduka bita ayi bwiza bwari muri henze icyo gihe touch zitaraza bwari bwiza hari udufoto tw'urukozasoni n'ibindi mbisiba mvuga ati hatagira umwana mwicwa wagizeho n'amafoto ati ndamuyomba amafoto afite muri telefoni ntangira kujya nikeba ariko ntazi ko ari Yesu umukunyebura nabizi Yesu agenda aza buhoro buhoro. Ubwo ako kanya nkabana bisibyemo ariko nkaba muri iyo minsi nkoze urutonde rw'abana narasambanyije bose urutonde uwo ntazi izina nkandika umubare ndakora urutonde rujya muri 52 ndabyibuka. Icyo kintu cyarafashije rero ndangije nibwo nagize gutya ndi uko nicaye avuga ati hana ibyaha byawe nubwo bya bitukura nka sherege arabyeza ibyaha ndabyibuka nibuka bona sambanyije kandi nabwiye Imana ko ntazayihemukira nzayishima n'inkora habi ntajya gukura byawe niko yankuye mu icyo gihe aho narindi muri Kongo nkumva baramamagaye ndi umusirikare umwe muri bato twavutura abantu batatu twisanga mu brigade ku Gisenyi ni Kigali ni ibintu bikomeye mva ibintu Imana yakoze bikomeye mvaye mu 2000 mu kwezi kwa karindwi nibwo navuyeyo ubwo bandi bose batoze taraporinga zivayo ngewe twavutura batatu twisanga i Kigali. None ibyo byaha nakoze ndabyibuka ko najya mu busambanyi ndabyibuka ko ntashimishije Imana ndabyibuka numva birimo biranzamo ndabyibuka nibuka ibintu bitandukanye by'ibyaha nagiye nkora none numva koko narabikoze ntangira no kubona ba bantu sinanyiba nkibabonamo abantu babi ntangiye kubonamo abantu ba mbere ya jenoside itaraba abantu bariho mbere baje kwicwa muri jenoside bari abantu beza babana neza kuko navaga ku Kanzenze no kwa sokuru Maranyo no kuvuga ngende mbabona mu bwiza winjiye babonamo nk'abaturage ariko uko hamara igihe nyuma yabwo ngende babonamo ubwiza yego ngeze aho nibwo nahise ncika imbaraga nacitse imbaraga mpita mfukama ndavuga ati Mana yanjye umbabarire nakoze ibyaha byinshi ariko Mana ndakwinginze dena narasambanye abarasambanye ni benshi barenga 50 ndakwinginze umbabarire Mana ubwo nuko natuye ndihana yego ariko uko navugaga amarira asa ndihana guhagurukaho byananiye
ubwo ariko rimwe rimwe hajya numva amakuru asavuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugende twemye uko niko kuri umutwaro w'ibyaha urahetamisha. Nagize gutya gupfukama aho nari mfukamye guhaguruka byananiye. Uwo muntu wari ufite umurishyo n'ingoma wari uyobora gahunda niwe wafashe mu kwaha aranterura ansubiza ku ntebe. Numva birarangiye none abwira wa mama ati mwakigendera. Twarasoza turagenda. Kese ya telefone ko byumve iby'Imana ninjye wari ufite ubanza n'Imana rwaje kurangira rwarangiriye umunsi ukurikiyeho aho ngaho. Ubwo umunsi ari kuwa gatanu ndawibuka sinzaje kugenda kizwaga twaragiye tugezeho umukecuru arinzi mbona acuza ubushera sinzi ko babyita ibintu barakora acuza nimba ari ubushera nimba ari sinzi no bushera mutobe acuza uwo mushera n'utundazi aho ngaho turi angeze mu rugo bamwita Mamugesha ni mama batisi ndamukunda koko niyo inzira gaciyemo y'agakiza no baracyahari arahari n'umudiyakoni umukozi w'Imana umunyamasengesho n'icyo gihe nyine yari uwo nguwo. Noneho birangiye ako kanya telefone yamugaye abantu bo ku kazi none se Abudu twaje guhaha turi Kayonza kandi wabaga mu Mutara Nyungwe ku iposta none dore uko bimeze waje tugahora Kayonza tukagutwara se numva ati kizangera mu Mutara no kuzahindura ingarura kuri hotel Akagera banshyize muri diplomat wo mukecuru mutumvura nkubwire genda umuntu umwe yo convocation umenye ko yemeze uzambwira ejo bwabo kana ifite bwahise burangira ndahise nitegera ndatega jyahe njya mu Kayonza imodoka zo ku kazi za pariki y'Akagera zintwara kuri hotel Akagera. Ako kanya mbageza ku kazi muri iryo joro birarabinjyamo ndarabintu mu mutwe numva ibintu muri njyewe byahindutse. Ese koko mbonye agakiza? Ese ni kuri abakizwa? Ngarutse inyuma gato ku rusengero nkimasuka ku rusengero numvishe ibintu bindimo ndakaye mbabaye wa Mana nimba uri Imana nyijije nzamara umwaka naze gusambana ndongera numva umujinyura Mana yanjye ninongera gusambana uzanyice nzongera gukora imibonano nasize imbere yawe. Ibyo bintu nabivuze ndenze ndi ku marembo y'urusengero rwo gusohoka. Imana rero ntiyemera kwicira umuntu mu byaha. Nagize gutya ako kanya maze kugenda ngeze muri pariki mu gitondo byaraye bindimo byose bwacye njya mu cyumba cy'amasengesho kuri hotel Akagera. Hari icyumba basengeragamo abakristo baho babakozi bose ababishoboye abasenga ababishaka. Cyari icyumba cya DPR cy'umudugudu wa Nyankora. Icyo cyumba rero nicyo cyanandeze cyakiwe n'umugabo bita Christophe nawe n'umukozi w'Imana yari umushoferi ariko ari n'umukozi w'Imana niwe wari mwarimu w'icyo cyumba. Ariko batungwa nuko amageze mu gitondo ugahita ujya mu cyumba babone uyu Sabudurus nguyu bite ariko ntibazi ko Yesu ajya ahindura byanze guhinduka. Bakuboneraga mu isura ya kera bambana mu isura ya kera nyine ariko ntago bazi ko nahindutse. Waraye uhinduriwe izina arakoze. Noneho birangiye barasenganye nabo mu gitondo mbabwira ibyaraye bimbaye hejo rwose nakijijwe nihanye ibyaha byanjye ndumva nakijijwe nanjye. Birangira gutyo mu gitondo wa mukecuru ndamuhamagara yamaye telefone ndayifite yayindi ndavuga ati rero yayindi yawe yarayifite iri kuri polisi Gikondo niho wayisigaranye. Ndavuga ati noneho kubera ibyabaye ya telefone ugende uyifate wa muntu mwihorere. Nasanze telefone yari inzira kugira ngo ngizwe yagendeye mu byaha ariko nakijijwe none ndagira ngo nayo ndayiguhaye yitwarire. Ati ntabwo nasubirayo ati ibyo uzaza ubyikorere. Ubwo haciye iminsi ubwo rero iminsi 3 icyumweru cyarashize mpita subira i Kigali munakagahushya kamje Kigali njya kuri polisi ndavuga ko byagenze nibo bya telefone wa muntu muyifate muyimuhe nje nayimuhaye niyi yaba n'uwayinyibye akayimugurisha bose nababariye ku mutima wanjye yarenze kugira nzabona agakiza. Barayifata telefone na fagitire na chargeur wa mukecuru ndabimuha naragenda bifata byose ndabitanga. Mukecuru arishima tujyana mu masengesho ati wa muntu w'Imana dore nguyu yarakijwe na telefone ye yayimpaye.
nayimushubije agakiza nuko kanjemo ndiga ndabatizwa mu kwa 9 nibwo nabatijwe. Muri iyo nzira yose y'agakiza urumva ufite famiye y'abayisilamu, ese barabimenye ko wakijijwe, barabimenye ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ese nyuma yo kubimenya babyitwayemo gute? Tubwiregaho gato kuri urwo rugamba rwo kuva mu bayisilamu ujya mu bukristo, intambara wahuyemo nazo cyangwa nimba byari byoroshye nabyo watubwira. Murakoze. Ntabwo byari byoroshye habe na gato, byarankomereye. Urumva aho nigiye niga primaire niho nigiyega n'amashuri bita ngo na Korowani, hariho nigiye ndumwana twiga iby'iyobokamana, ariko urumva nk'umuntu wavutse mu idini ntabwo twigaga icyarabu cyo kuvuga, twiga n'iby'idini, ariko yewe no musinya mu cyarabu sinyetere yanjye kuko nzi kukivuga no kucyandika. Noneho baranyanze icyo genda byibuka nari maze iminsi muri iyo minsi nk'ukwezi kumwe nahise hari umusiriti twatuma kubaka iwacu aho ngaho Rwamagana, none ubu nakita ngo kwari ndibuka natanze 20,000 sigaje 5,000 kugira ngo mve mu ideni. Nagiye nsanga umuyobozi nka shehe nyine bari nka pasiteri urugero, nabati shehe ndagira ngo nkwishyiremo bya bine byanjye narisigaje ahadi niko byita mu cyaro nishyure iryo deni narisigayemo kugira ngo nkuremo ideni by'ubwitange bwanjye bwo kubaka urusengero. Arambwe muroko twihorere, twamenye ko wadutaye ntabwo kiri uwacu. Ubwo no kuvuga ko n'ibyawe batabishaka. Ndavuga ati ariko rero urusengero n'undi wese yaza rusengeramo ni reka nishyure. Arangije arahaguruka arigendera antaho ngaho, mbura uko mbigenza nahe ndagenda numva isoni nyine umuyobozi arantaye. Hanyuma ariko tagati nari mfite muri wese nafite bira y'intirano, imbwira y'intirano natiye umuntu akayimishaje nkajya nisoma ngo abana b'Imana bayoborwa n'umwuka, kandi abayoborwa n'umwuka barangwa no kwihangana, ntibagira umujinya, mbega izo mbuto zose. Mpita ntekereza none se ko mubwiye aho kugira ngo nyihanganire akuzura umujinya akagenda, abura nta mwuka w'Imana umuyoboye afite. Ibyo byaranyubatse umutima. Hanyuma mu rugo ho byari bimeze bite? Se ababyeyi babyakiriye, abavandimwe bashiki banjye baranyanze, ari nabo hajemo baranyanga bihagije, ntabwo bigeze bankunda, baranyanga. Na mama mbyara namugeraho muri iyo minsi Imana irankoresha, nkasenga aho nsengeye bampanura n'iby'iwacu mu rugo, ariko Imana yaje kugenda ibigenza neza buhoro. Nanjye nkabereka ko ntacyo, nubwo nahinduye idini ariko nkiri umuntu wabo, nkabasengera mu mutima, nkabasengera aho n'abandi, nkabasengera aho n'abandi agiye gusengera ubuhanuzi bwaza umuntu w'Imana bwamunyuramo. Ati ndabyibuka nagera mu Karambo gusenga niba turebe umumama umwe arampana mu rupapuro n'undi arufite ndubika neza cyane muri biriya yanjye rw'icyo gihe 2008 ndaragafite yampanuriyeho amagambo meza, aranandika ati uzahenda benshi uhereye iwanyu mu nzu, uzavuga ubutumwa hano no mu misozi iwanyu no hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye. Ubwo rero niyo mpamvu Imana ijya indinda ikandinda akaga n'amagisida, njye mpura n'agisida bakangonga singira icyomba, sinakoboka simve n'amaraso. Impanuka yambayeho no minsi ishize, hari umugabo w'inshuti yanjye bita Muhoza yize kumwe tuziye gusengera ku mukozi w'Imana. Turahaza umukozi w'Imana arabimpanura ati muri mwebwe mbonye umwuka w'Imana unyereka hari umuntu Satani yaragiye gukuraho ukuguru, ataka Imana yaramubereye maso iramurinda. Nibuka ngiye icyo cyumweru muri iyo minsi 5 nanjye gukora impanuka hano ugana hafi ku Gishushu, imodoka iranyitambika n'indi nkubitamo akosheshamo vitesse ya moto karagoramo, nuko kuguruka kwarakebanye. Ibyo ndabyibuka byabereye none najanga, nuko ubwo mbona Imana aho yarandinze. Hanyuma mu buhamya bwa famiye
ndabyibuka igitangaza Imana yankoreye gikomeye cyane, tugomba kujya tuvuga ibyo Imana agiye ikora. yego Ubwo ndimo gusenga ya minsi bavuga urabona iyo umuntu azabatizwa hari murabazwa, mwamara kubazwa mukemezwa, mwamara kwemezwa bakabaha igihe cyo abatsinze igihe cyo kuzajya kubatizwa. Icyo gihe rero maze kwemezwa igihe nzabatirizwa, Imana ijya ivuga ngo ikibashywe mu isi no mu ijuru kiraboshye, n'ikibohowe mu isi no mu ijuru kirabohowe. Mwene data bavandimwe, burya mu isi bakuvuga kuri mwiza uri mwiza, nibavuga kuri mubi uri mubi, burya hari ukuntu biba byagaragaye. Banyemeje ko nzabatizwa, Imana iba yabibonye ifungura inzira zanjye. yego Ndaza nje gutumira abantu bazaza mu batizo wanjye, ngeze i Kabarondo ndimo gusenga gato cyane, nk'uko Imana imanukira umukozi wayo amanura ibintu byose, aramanura ambwira kuva ndi mutoya mu bwana, ambwira uburyo Imana yandinze, ambwira n'umuntu wagiye Bugande kundogesha yari yanyibye ibintu bihenze. Ubwo ndacyari umusilamu ariko byose Imana yabizi. ibyo yavugaga muri bimwe bakwibiye kuri ni byinshi. Yambwiye uwanyibye maze gusezera igisirikare, umuntu wanyibye amafaranga menshi, agiye kuyakoresha ngo nzamuroga ajya kundogesha mbere. Ibyo ndumva ntabwo ari ngombwa kubivuga, ariko icyo nabivuge ni uko yagiye ari ugiye ko burya iby'umwuka n'iby'umwuka. Ubwo agakiza kanjye nagiye gusenga isengesho rya nimugoroba, bigeze kutwigisha ngo marayika ngazahagarara ku munzani, nuza ku munzani ubarurwa ibyawe byose, ngo nimara kuhagera, ibyo n'inyigisho nize nkiri umusilamu, ngo nuhagera kuri uwo munzani ngo uzabarurirwa ibintu byawe byose, noneho ngo ukurimo ideni n'abari inyuma ngo bazakubwira ngo rindana kanaka ari inyuma kwishyura. Hanyuma bavuga ati kuko uzabura ahantu ngo hari izuba rikomeye rikwakiraho kandi ugeze ahantu wabona igicucu. Uvuga ko mbona se ari kure, turi nk'i Kigali Kayonza, ko mbona ari kure, uwamubabarira nkakomeza nkava kuri izuba, ngo mareka ariko uzuba afite uburenganzira. Ariko Imana ishimwe kuko twamenye ukuri, tugihumeka umwuka w'Imana dufite kubabarira tutarashe mu mwuka. Ariko icyo gihe mareka avuga ngo nta burenganzira ufite, ubu waramubariye kera, ubu nta burenganzira. Ndangije njye mbona ko abantu bose ngomba kubara, abantu bose babamukiye. yego Maze gutanga imbabazi, nafashe umwanzuro ngenda n'urwara i Kanombe kwa muganga, muzana inshuti ari umudemobe nkati kana ya mafaranga rundimo ishema ko yanyishyuye, akatura urakoze Imana igumugisha kababohora ngaho na wa wundi ntazahari Mana yanjye, na wa wundi ntazahari ku mutima wanjye namubariye. Ubwo yakoze ibyo ariko gikumutima namubariye, Imana irandengera, ari nabwo yanshinzira kumugisha wayo impakazi keza kumurotopeni ko kurinda inyamaswa, ndazirinda. Iba ari icesha n'inzira zo kugira ngo nkizwe ariho ndi. Ndumva wenda tugana ku musozo, kuko ubuhamya bwawe buri mu bice bitandukanye, ariko twagira ngo wenda dusoze kuri iki gice cya mbere y'uko abantu tubararikire kuzakurikirana ibindi bice by'iby'Imana yagiye gukorera. Ni ubuhamya bwiza bwakubaka imitima y'abantu. Nagira ngo wenda dusoreze kuri aka kantu, ni iki wabonye cy'ukuri mu gukorera Imana no kumvira ijwi ryayo no guhamagarwa nayo? N'imbuto umuryango wawe wagiye uberera mu guhindura idini cyangwa se mu kuva mu Buyisilamu ujya mu barokore? murakoze. Ikintu nabonye gikomeye, kumvira ijwi ry'Imana iraguherekeza. Iyo wumva ijwi ry'Imana iguherekeza mu nzira igutumyemo mu kumva. Icyo gihe urakoze cyane, uranyibukije ndi Kabarondo, umuntu ampanurira, yampanuriye ibintu bikomeye, arambwira ati mbonye n'ubuhamya mwihangane, ati mbonye iwanyu mu rugo mufite, yambwiwe narindiwe hose angaruka kugeza uwo munsi, arambwira ati iwanyu mu rugo aho hari ikimuga kimanye ubumuga igihe kinini, kandi ubwo bumuga nibukurwaho
ngo aravuga ati iwanyu mu rugo hari dayimoni, iyo dayimoni iri iwanyu hari igiti cy'igishyimbo kirimo dayimoni, niko yambwiye ati kandi iyo dayimoni nikurwaho n'ubwo bumuga buzakurwaho. igiti cy'igishyimbo aravuga ati iwanyu mu rugo hari igiti cy'igishyimbo kirimo dayimoni, ati kandi iyo dayimoni nikurwaho n'ubwo bumuga buri iwanyu buzakurwaho. Ati kandi ufite umuntu ugiye kureba, ati uwo muntu atuye ahantu haruguru y'umuhanda, ati umwirinde, ati ntujye kumureba none, ati kuko ibyo yisize byakwangiza bikakwangiza n'ubugingo. uwo muntu rw'umuhanda bimvuze ndamukurikira cyane, numva nibyo. Nari mfite umuntu wambwiye ko twabyaranye muri ubwo buraya nabagamo, ariko Imana yaje guca inzira, sanga uwo mwana yaramumbeshyeraga, mbivuze n'ibindi tuzagenda twumva. Ariko ibyo n'ubundi ubwo buhamya buri muri ako gakiza kanjye, kuko mbatizwa nabatijwe ibyo byamaze gusohora. Umwana atari uwanjye yamenyekanye na se, birangira uko nguko. Ibintu byose Imana yabishyize ku murongo. Yabishyize ku murongo. Uwo muntu aho niho nyibukirije kugira ngo mpite mbivuga neza. Amara ati uwo muntu ugiye kureba rugo umuhanda ntujye kumureba noneho, banza ujye gutunganya ibyo ngibyo iwanyu, numara kubitunganya umwuka w'Imana uzatunganya inzira zawe nugaruka. Ndagira ati kandi iwanyu hari ibyo numva ntahita mvugira ahangaha, ntabwo ari ngombwa. kuko uwo muntu ni umukozi w'Imana, arahari, Imana yamugiriye neza, ariko yamuntumyeho. Iravuga ati ni ikimenyetso gikomeye, ati umuryango wanyu hari umuntu uherutse guhabwa pasiteri. Ndavuga atarahari, mukuru wanjye tuvukana, ndamukunda. We yari yarakijijwe mbere yanjye. Yari yarakijijwe mbere yanjye, ahabwa pasiteri. Arumva Imana ari munsi, yumva ko yarageze ku rwego rwo. Ariko uko yarimo urumva akijwe vuba, nta n'imyaka 2 yari amaze ahabwa pasiteri. Urumva ni ibindi bintu Imana ajyanga imwubake. Wowe wamufata gute? Nabonaga nk'ibisanzwe, ariko nyine yamaze kuba pasiteri, ariko hari ikimana ajyanga ikore no ku bugingo bwe. Noneho aravuga ati mu iwanyu umuryango hari umuntu uherutse guhabwa pasiteri, ntarahari. Ati umusengere afite dayimoni y'inzoka, kandi nawe ntabwo yarazi ibyo ari byo, ariko byaje gusohora. Bibaye ngombwa, mbivuze bitari ngombwa. Noneho arambwira ati kandi iwanyu mu rugo hari ubumuga buhari, icyo kimuga iyo dayimoni ikurwaho n'ubwo bumuga buzakurwaho. Arongera ati kandi Imana ishyize muri we imbaraga ubashe gukiza indwara. Ati kandi ikimenyetso nugera n'iwanyu urasanga umwana warwariye umusengere. Kumva rero ijwi ry'Imana ukaryumvira mu byo waruvuze warumbajije ni byiza. Naragiye directe hahandi yambwiye ngo haruguru umuhanda ku Cyamitsingi amazahari niho umukobwa yaratuye. Ni haruguru umuhanda. Ati kandi ndabona yiziritse imisatsi mu mutwe kwa kundi bazikamo imisatsi nwere. Noya no dore ko narasokoje. Nimba arasokoje afite bisa nk'abyo mutima we. Uko niko nagiye ngi Bugesera kwa mukecuru ndasenga. Noneho maze gusenga suko byagenze, abaturanyi bumva nasenze baraza. Ngeze hanze baravuga tateti wise wa muhungu bucura bwawe. Ati none se nujye uvuga ko ifura yawe yabaye pasiteri? Ati uyu twumvisha arenze pasiteri. Mukecuru agenda ku nkone niwe wari ufite ubumuga. Yego. Ndavuga ati arankubitiye inkoni. Nimureke mbabwire mwe ababyeyi, bumva gusenga bakumva imbaraga ziri mu mwisengesho uko byashoboka, kuko n'abaturanyi baje ari 2 batuye ruguye mu mudugudu. Yego. Barangira bagati rero ndavuga ati mureke mbabwire mwe ababyeyi, ati tatende mu mwihorere. Ubwo yese avuga ngo mugende mundeke, narabasengeye Imana yabanda amadini yababyaye, none batanya guta idini ry'ababyaye. Numva ko avuga Imana yumva imuha abwire kandi kamwumva. Mureke mbabwire mwe ababyeyi, tata shako hari umuntu witwa Kayinamura, nanga ko Yesu umuhindura Kayinamura mu buryo bw'imigani. Yego. Hari umuntu umuha isukari, ariko namenye uwo muntu umuha isukari. Yego. Ko yitwa Kayinamura, namugera akabati Kayinamura kutakima isukari, azishima ko mumenye izina, n'impamvu agaciro kimwe azamuha ibiro 2. Yego. Haleluya. Nendimo kuvuga yuko namenye kuwa asaba kamuha ari na Yesu, n'Imana Yesu ari basaba bakamuha,
azagira ate bazamukubira n'ubiya rwaye ndavuga ati mana hari icyo wamuvuzeho ko nakumenya uzamukubira kabiri mukize ntabwo uramukubira kabiri yego ubwo umukecuru aho ngaho wumva ko abaye nkugabanya ariko mvuga ati buriya ntazi uwasaba ko ari Yesu yari kunkubita hanyuma aba bantu rero mbageje imbere bambwiye ati rero tubura nubwo avuga atatega arasenga atajya avuga ati mwana wanjye nuza nugisafura gize uca akababi ahangaho unyuze umenye ugatsinda abanzi ni akahe kababisi ati ni igiti cy'umukunde cyo dushyira bita udukore kumbi nibuka ko nahanuriwe ngo hari igiti cy'igishyimbo kiri mu gikari nicyo cyari mu gikari ndagira ntate na hano tuzatere muringa ndabitema nkubita muhoro gatatu rimwe kabiri gatatu ndimo gutema mu izina rya Yesu kana gato ugitemeyemo ndagitema nyabati mu izina rya Yesu umvaga ari demon kuko birasohoye yego nibyajwe ry'Imana umviye nanyeje mbwira kana kishwa kanje kabaga bita gasiya akakati nikajya kazamuka jya ukarimbuza hano zatera muringa ubwo imbaraga zarangiye mu mwanya muto ndamaze kugeza abantu ku irembo ngarutse mu rugo hahita haza umuntu ufite akana kazwaye ibintu ntazi gafite imitsi kana kamezi 6 kandi gafite nk'ibiro 2 umva ko ntabwo byari byiza nkabonye nibwo kijwe ry'Imana ryambwiye ngo ndahasanga hano harwariye musengeri uyu mwana arwaye iki ati kuva yavuka nuko nubwo mbere wari umubonye cyangwa yari umutobe nari mubonye ubwo ni umukobwa wo muri famiye hirya bitari bugufi ariko nakabaye ndi nka nyirarume yego nuko kana karaza ndagafata ndagasengera nkasengera mbabaye mfite agahinda kuko n'ubwoba kuko nabibwiwe Imana ndamusengera ko nasenze nyobe n'umwuka afite umukizi ndigendera ngiye kwa mukuru wanjye ndasenga ati arasaza ndigendera ndangije mpita ntega ndabwite wa mana ndigize imbaraga z'umwuka arasanga zageze kwa kanaka iremera kuri umukobwa ubwo ngeze kwa wa mukobwa aho iremeraho hafi ku cyamitsingi hejuru y'umuhanda niwe wambwiye ngo ejo kutaza ejo nawe mfite akandi kazi ubu nibwo mbonye umwanya ubu musanga nimugoroba bwari bwije ndavuga ati okay ngwino nkujyane muri famiye ugende urebe bene wacu mujyana ku muvandimwe mubyara wanjye mugejejeyo ndavuga ati tuwe n'umwana byaye ntarakizwa none ubu nakijwe ariko uyu ni umwana nabyaye no na nyina n'uyu batuye hano Remera niho arangije ndamufotora turifotoza none umushubije mugeze ku icumbi ahacumbitse nibwo naye nafashwe natezwe n'uwo babyaranye bwite arangije ati ngeje ngaho rero kana bayi nsohotse arambwira aka kanya ahita ambwira urajya hehe uri kumwe uyu mufitanye gahunda kisha umukobwa ubwo mugezeho ndimo kumusezera muri iryo joro nanze kumusiga muvuga ati ndagiye bayi mfashwe n'umutekano bari mu irondo bari kumwe n'umuhungu uwo ari we babyaranye njye ariko Imana yambwiye aho narindi intuma kwa mukecuru intuma ibyo ngomba gutumika ati ndabona ufite urubanza atariko uwo muri Imana izagutsindira naho n'umwana nita karuwanjye kandi ataruwanjye bari baramubeshye noneho ariko Imana ijya iburana urubanza tutazi ikarutsinda abishi yanjye mu gice umwana n'uwa Patrick Sakiro wanjye mpita nzamura amaboko yanjye ni Mana yanjye urabona ko ngiye kubatizwa ureko nta mwana ufite nabyaye hanze weze umutizo wanjye uzabugire mwiza ako gace kamwe nako kararangiye kandi nzagera nkakomerezaho ako nako ngizwa yego intangiro y'agakiza niyo ngiyo ko nacyo nta muntu wese agira neza niyo aho ndakirwa ndabatizwa hanyuma nyuma yabwo
hakomeje uko nabanye n'Imana nkora mariage nkoje mariage barandoga ndahuma. inshuti za gusengerwa mwakoze gukurikirana ubu buhamya kandi ntago burangiye. Iki cyari igice cya mbere, tubararikire kuzakomeza mu busigaye mu by'Imana yakoreye uyu muvandimwe, kandi ubu ni ubuhamya bugenda bufasha abakristo mu rugendo mu gukomera ku mugambi w'Imana no mu kwegera Imana kurushaho, ndetse no gukebura mu bakiri mu nzira zitandukanye. Rero turabashimiye mwebwe mwese mwari mudukurikiraniye kuri gusengerwa, murakoze cyane.